Semeni haleluya. Kuntu mwari munezerewe mwikirije muri bake. Semeni haleluya. Muzamure kubera ko nasaraye. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Mbere ya byose ndabanza shima Imana ko tugeze hano, Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero uduhaye uyu mwanya, Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Semeni amen. Turabizirikanye kuko nje nkunda kubivuga ahantu henshi nkunda kugera. Buriya umuntu arashobora kukwima gatuti bitewe n'ibintu bibiri. Ikintu cambere bitewe nuko atakuzi ibyo uri buvuge, kavuga ngo uyu wacu hari igihe yoroga hano gatuti. Hari abantu bazagera hano gatuti bakaroga imitima. Amen. Icya kabiri, hari n'umuntu uzugira inabi gusa kavuga ngo runaka sinshobora kumwakira, ico nyine akama kigenderaho gusa kubera inabi. Amen. Rero turabashimiye ko mwaduhaye umwanya. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Ndashimira aba pasiteri twagendanye, pasiteri Ngarukiye na pasiteri Fidel. Imana ibaheze umugisha. Amen. Turashimira ku bwa Bishop. Karibu cyane Bishop. Bishop twarabanye Rwanda ejo bundi atubera umugisha. Imana igwa umugisha mwinshi. Amen. Runo rugendo rwo kuva hano ukagera i Rwanda ni rurerure cyane. Ni benshi bayigenze muri no mihanda barapfa, ariko Imana ishimwa kurenza. Amen. Jewe nikaho maze kurumenyera runo ningo kuva hano umoja uja Kasarani. Semeni amina. Tongera du Imana icubaye ye gutera haro ya 7 zo gushamburiye abazimu n'abadayimoni batsindwe mu izina rya Yesu. Semeni amina. Imyuka abazimu n'abadayimoni yiyoberanya icika igikuba muri zino haleluya. Semeni amina. Haleluya. Mani baheze umugisha mwinshi. Ese zigenda zitwaye volume za haleluya. Mani baheze umugisha mwinshi. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona ntanzira, Yesu ni wezira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona ntanzira, Yesu ni wezira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Semeni amina. Bice bine umurongo nuwa 25 kugeza 27. Kamwe data dufashe gusoma. Azi gusoma neza cyane. Kandi turakorana ndasoma ahantu henshi, ariko ndavuga umwanya muto. Yes, ibice bine umurongo wa 25 kugeza 27. Bibiliya yavuze ngo nuko mwiyambure ibinyoma. Bibiliya iravuze ngo nuko mwiyambure ibinyoma. Umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Nimumara kwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri. Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Kubera ko turi ingingo za bagenzi bacu, niyo mpamvu tugomba kuvuga iby'ukuri. Nimurakara ntimugakora icyaha, kandi nimugezeho murakara ntimugakora icyaha. Izuba ntirikarenge mukirakaye. Izuba rirenge ukirakaye. Kandi ntimubererekere Satani. Muzi ko hari abantu baza barakara, uburakare bakabwirirwana, bakaburarana, bakabuzukana, bagasura kandi ukwezi kugashira, umwaka ugashira agifite uburakare gusa.
nyamara bizaba kubera ko uzahura n'abantu bakurakaza ariko tukarenza umunsi kuko urenza umunsi uzaba ukoze icyaha. Ibaze nimba ndabo warakariye n'ubu ngubu utarababarira 27. kandi ntimuberekerere Satani. Imana mbese umugisha. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo kutabererekera Satani. Buriya kuberereka tubukinze kandi nubukinguye. Nukuvuga ngo urugi ruba rudafashe namwe nyine nukuberereka ko murabyumva. Gize ngo bibasobanurire kuberereka murabizi cyane. Amen. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu ntambara bahumure. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura w'intambara mu gihugu, azarema isi shasha itarimo ibibazo. Azarema isi shasha itarimo ibibazo. Azarema isi shasha itarimo ibibazo. Biblia yavuze ngo ndimubererekere Satani kubera yuko Satani yubereretse azayinjira kandi iyo yinjiye azaza kwangiriza ibintu. Mureke mbabwire ruguru iwacu abatazi ruguru nyine no kwihangana ariko hari ukuntu iyo wererekaga inzu none ukabute watetse nk'inkono y'ibishimbo ihene haba ihene zari zizi kwiba yakubitaga umutwe gutya yinjiza mu muryango ikabirinjiye maze igakubitamo umuntu ikarya bya bishimbo ikabimara ikangiriza ibyo watetse byose. Amen. Kubera abantu batakize Satani yarishiye yangiriza ubukristo bwabo. Abantu benshi bararirimba ariko Satani yarabishiyemo yabivusemo nta mbaraga bakigira. Abandi barabwiriza nta mbaraga bakigira. Kama ni kuimba na Shetani anaimba wanakuimba. Sio njia ya uzima nakwambia usijivune. Iyo transpose ni kanga jakuri kabiri tumba. Bwana Yesu ndiye njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine. Matendo sura ya 4. Natangaza mulango, ninatangaza mulango wa uzima ni Yesu. Abantu benshi baraberereka, arabwiriza ariko yarabereretse, arahanura ariko yarabereretse, arabwiriza n'umubereretse yarabereretse, n'umupasteri ariko yarabereretse, ni bishop ariko yarabereretse. Satani yarishiye yangiriza iby'agaciro ngo arangize asigarana gusa imbaraga. Buriya umuntu wabaye umusirikare akava mu gisirikare ntabakira umusirikare ni desata cyangwa demobe kwa mbese abarabaye umusevire baramukuyeho ubusirikare bakamwambika ubusevire. Ariko iyo wahuye na desata azashaka guhasa nk'umusirikare kandi atariwe. Dufite abakristo benshi bakikunguza gusa ariko baraberetse Satani bari imbaraga. Muntu yarahanuraga ariko ntagihanura, ariko asigaye hanura ibyo yahanuraga kera kiba ataraberereka. Nigeze kubona umuntu umwe aravuga ngo niduhagare ngo abonye igiheko ngo arakibonye. Turahagarara duhagarika isimba kandi twari tumerewe neza. Yamakure ifaranga mu mfuko azishira mu kirato cy'umuntu ngo arashamburiye. Ndavuga ati nguyu yabereretse Satani arinjira by'agaciro arabitwara. Ubasiga afite ibiko, asigaye afite ibyiwe
abakristo benshi kubera kutagira imbaraga, kubera kuberereka, bari mu gusukwa n'ubusa. Semenamina. Mwumvise umuvuga butumwa cyangwa umuntu avuye i Rwanda cyangwa avuye handi akaza ayasengera amadose akagenda neza, mwese mwoza hano timwoza, habe nubwo yo bazarara kwa buriga ariko mwoza kugira ngo abasengere, kubera ko abakristo basigaye bakunda gusengerwa cyane aho gufata umwanya basenga bonyine. Ngiye kuvuga kano kantu gusa, kano gucira hano, ariko simvuga kano, ndavuga kano, mvuga ibiba mu ibyo ngiye kubabwira. Semenamina. Wa mbere tutakwiriye kuberereka ni mu bitekerezo. Buriya Satani yashaka gufata umuntu amufata mu bitekerezo. Iyo umuntu atekereza nabi, iyo umuntu agenda nabi, ibitekerezo bikaba bibaye bibi, ubukora na Satani. Yesu akorana n'ibitekerezo byiza, Satani nawe agakorana n'ibitekerezo bibi. Nukuvuga ngo rero ni wowe ugomba guhitamo ibitekerezo bibi ubukora na Satani. Kandi abantu benshi kubera ibitekerezo niho babereretse, Satani akinjira muri bya bitekerezo bibi, yarangiza akamara iby'agaciro biri mu mitima yabo. Igitabo cya Matayo ibice 15:19 haravuga ngo kuko umutima w'umuntu ngo ari waturuka ibitekerezo bibi, ngo kwica, kwiba, gusambana no kuroga. Abantu benshi bari mu kuroga mu makanisa, abandi bagasambanira mu makanisa. Kandi mureke mbabwire bavandi, semeni haleluya, uko siko bizahora, kusiko bizahora. Kuzana ugasirimbira ku busambanyi, kuzana ugasirimbira ku burozi, ufite ishara. Ariko abarozi b'abanyamurenge b'abakongo mwabaye gute? Uzabuzwa ijuru n'igufwa ry'inkoko yapfuye muri za 40. Umunsi umwe twigeze kugenda, twari kumwe na Pastor Ngarukiya, turagenda i Bukavu, turahudumiye. Bwirira data we kisigwa mana bandu we, ai bwirira data kisigwa mana bandu, yongolela nga Yoshua ngona kunugamba. Tata nyubakira yani nyumba ya Tonya, tata nyubakira yani nyumba ya Tonya. Imana iratubwira hari umukobwa ari kusirimba yari yasasa. Imana iratubwira ngo uyu mukobwa afite ibihuru bamuhaye ku bapfumu ngo bizamuhesha umugabo. Turamubwira, tumaze kumubwira tubwira ngo maze mureke mbwire mama mubaze ko no bitanga. Turasohoka haza amagara nyina aramubwira ati reke ico nicokere bihorere. Birarangira abo ngabo banavuye sabaye Bukavu bihorere baragenda. Umukobwa bigumana n'ubu ndagira ngo tarashakwa, ariko ngo barabimuhaye ngo kugira ngo azoshakwe. Namuno ntibobura wa undi yaravuze ngo azagireho cyanga akabona, ngo yagireho cyakabona. Zose biva mu bitekerezo bibi. Kuroga biva mu gutekereza kubi, kwiba biva mu gutekereza kubi, gusambana biva mu bitekerezo bivuye. Ariko uyu munsi ureke kuberereka ibitekerezo byawe, bitekereze Kristo. Kristo wenyine ari uba ari uganza. Bibiri ziva mu gitabo cya Efeso ibice 11 ibice 6:11 haravuga ngo Bwana sifiwe. Haravuga ngo mwambara agakiza ngo nk'ingofero. Agakiza niko Kristo. Kristo abe ari uganza mu bitekerezo byacu. Tiyagira ahantu ushobora gutekereza atari Kristo. Amen. Semeni haleluya. Bwana sifiwe. Ibaze muri uyu mugoroba ati ibitekerezo byawe uzutekereza gute? Uzutekereza Kristo cyangwa ufite ibindi bitekerezo? Amen. Aha kabiri n'amaso. Bibiri zivuga Yobu avuga ngo nasezeranye n'amaso yanje, ngwese nzabasha nde kwifuza umukobwa. Buriya semeni haleluya, hari abantu benshi bacumuzwa n'aya maso. Aya maso azababuza kuja mu ijuru. Bibiri zivuga ngo n'ibijisho ryawe ngo rigucumuza ngo urinogore. Kuri nogora si ugufata imbuga itanga urikuremo.
nugenda ukarisenga ukaribwira waje showe fa mu isi y'umwijima uzuke mu isi y'umuco. Amen. Umuntu azareba gutya akareba umugore cyangwa umugore akareba umugabo akamureba ubwenge bugashira kubera ijisho gusa. Ijisho abantu benshi bazabuzwa ijuru n'aya maso yabo izo bareba bino bigasingiriza ibitekerezo, ariko iyo ufite ibitekerezo byiza n'aya maso azareba neza. Icya gatatu ni bine gusa n'indangiza nsoza kandi ngiye gusoza. N'aya matwi ibyo twumva. Soma ndebera mu gitabo cya Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 4. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 4. Amatwi ibyo twumva buriya semeni haleluya, semeni haleluya. No biracize. Haleluya. Ya Wakristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamiliki. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anaita. Wakristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamiliki. Hari abantu benshi bizigwa mu matwi ibyo twumva bizatuma Satani yinjira. Hari agafoto nkunda kubona gakunda guca ku ma WhatsApp, umuntu undi yaseseye mu gutwi k'umuntu yinjiye. Baziziba amatwi kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Abo bantu baziziba amatwi kugira ngo batumva ukuri bazafungura amatwi yabo bayabererekere kumva ibibi bizabaganza ari byo bitegeka, ariko umuntu utarabereretse azayumva ibyiza. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Amen. Mani gweze umugisha. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Buriya umuntu naza kukubwira ibibi kuwundi tukamweza umwanya wo kukwica wa wundi muri wowe. Umuntu umwe twigeze kujana nono akambwira aho twagera akavuga ngo uriya muntu utabona ukuntu ngo abwirije ngo kere ngo yari umuvuga butumwa mwiza, ngo yakaza abwiriza neza, ngo yakaza ahudumiya neza. None wambwira nk'abantu nka batatu ndavuga tuno wacu afite dayimoni yo kundoga. No namara kumbwira cyo ndakomeza mbitekereze ko yabwirizaga neza byagenze gute, ko yahanuraga byagenze, komeze ntekereze kuri ibyo ari byo ntindaho. Kandi ntimwabona kuri abarosi bazabaza kuroga no materaniro ntibabaje ntaco bodutwara kubera kuko dufite arakomeye, ariko kintu bazabaza gusa ngo baturangaze, aterera gaheko kubzuma agaterere kuundi agaterere turangare muri ibyo buryo, ariko iyo tunezerewe gusa ubu nteye haleluya uko abadayimoni barasenyutse bikomeye. Amen. Kandi bagira ubwoba mu materaniro bazagira ngo twabonye tutanababonye. Hari igihe tubabona, hari igihe tutababona, ariko gusa imbaraga wazi kubita guke, imbaraga zikaza zimusunika kumva yahiye. Amatwi yacu tuyafungurire kugira ngo yumve ibyiza. Ahantu wa gatatu tudakwiriye kuberereka ni mu matwi yacu. Amatwi yawe nuyaberereka abantu bazazana inkuru mbi arizo buzuza muri wewe. Abantu bazazana abandi bakwicemo kubera kuko wafunguye amatwi yawe uraberereka Satani arinjira. Ahakana ni kururimi.
ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yago arakomeye kuruta amabuye. Soma Yakobo ibice 3:6 wumve ururimi ukuntu rumeze. Uramenye ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yago arakomeye kurusha amabuye. Kubw'ururimi tubona umugisha, kubw'ururimi tubona umuvumo. Rinda neza ururimi rwawe kuko niko ruzagutunga. Kandi koko ururimi ni umuriro. Kandi ururimi ni umuriro. Yemwe nububi bungana n'isi. Yemwe ururimi ni umuriro. Yemwe ni koko rufite ububi bungana n'isi. Ego. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, kandi urwo rurimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, nirwo ruzagonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, rukongeza kamere, narwo rukongezwa na Gehinomu. narwo rugakongezwa na Gehinomu. Ururimi ni akanyama gato. Umugabo umwe yaratubwiye ngo yabonye igitangaza bideri uriya usigaye uba hariya Nyakivara. Yigeze ko tubwira umunsi umwe ku ndondo dutaramye, aratubwira ngo hari ibitangaza nka bitanu ngo yatekereje, ariko ndavuga ico kimwe. Arabanga igitangaza cyambe ngo nukuntu ururimi ngo ruri hagati y'amenyo ngo kandi ari inyama, ngo ariko tukaba so tujya inyama, ngo ariko ntitujye ururimi kandi nagwo ari inyama. Timwumva ko ari igitangaza? Yari yatahuye. Babwira icya kabiri. Icya kabiri yaravuze ngo yatangajwe n'ukundi inkoko ngo uzuyeze ikigori cokeje ngo ntikimare, ngo ariko wowe wakirya ukakimara. Inkoko yeze ikitokeje kakimara, ariko wowe wakirya ntukimare. Aravuga ico ni igitangaza. Ibyo uvuga iyo wabereretse ku rurimi, ururimi ni akagingo gatoya cyane, ariko ngo ububi bwako buraruta isi. Tekereza aka kanyama gato, ariko ngo ububi bwako buraruta isi. Ururimi urashobora kuvuga ikintu kikagenda ku isi, isi yose ikamenya ububi buvuye ku rurimi rwawe. Cyangwa ururimi ukavuga iciza, isi yose ikamenya ibyiza bivuye ku rurimi rwawe. Kuko ururimi iyo urukoreshe nabi uhabwa umuvumo, ariko iyo urukoreshe neza rugera kure, kandi iyo rugeze kure abantu benshi barahinduka kubera imbaraga z'ururimi. Ariko iyo tubereretse tuvuga nabi. Muswara abantu basa bicara bakazavuga abandi nabi. Mureke mbabwire, hari ikintu kimwe nayishuriwe. Buriya ni wicara Imana ishimwe kuko nta munsi numwe no kwicara kuko ndagamba undi muntu. Tibishoboka. Ni wicara ukicara ugamba umuntu, Satani azaba kwitije nk'igikoresho cyo kuvuga abandi nabi. Ejo Satani nawe azahagurutsa ikindi gikoresho nawe kikuvuge nabi, kuko ibyo ukorera abandi nibyo nawe uzakorerwa. Tugategereze gusarura imbuto utabibye, icyo wabibye nicyo uzasarura. Nimba uzubiba urugamba ntiwitegure ko bazokuvuga neza, cyubiba nicyo uzasarura. Mwabyumvise ibyo nababwiye? Ni bingahe? Icya mbere ni iki? Ibitekerezo. Icya kabiri amaso. Icya gatatu, icya kane, ibyo bintu nutaberereka muri ibyo bintu Yesu azakorera muri wowe, ariko nuberereka Yesu utazakorera muri wowe. Kandi rimba gakunga n'indangiza ndasoje. Ese nayirengeje ya minota?